Eh, ndabashuhuje nanone bene rubanda, ngarutse kugira ngo tuganire, ariko uyu munsi nje nshaka gusubiza ikiganiro cyatanzwe n'umugabo nkunze gukurikira, ariko nkaba ntemeranywe nawe ku kintu kimwe, kandi iki kintu nacyo gitumye ngiye gukora iki kiganiro. Uwo mugabo yitwa Jean Paul Turayishimiye. Twajyaga dukorana ibiganiro hamwe n'abandi kuri radiyo Itahuka. Yari umuyoboke Itahuka, ariko jyewe nitangira ibiganiro, analize zanjye nk'uko n'ubu nzikora. Noneho rimwe icyo gihe Serge ntiyari yanaje, ni Jean Paul wari kuri studio atanga ikiganiro yemeza ko yakoze recherche rwose zerekana, zisanga umuntu witwa Kajuga Robert ngo ni umuhutu, ngo yari umuhutu cyangwa ni umuhutu, ni famiye avuka mu bahutu. Yarambabaje kumva avuga ko yabitangaje nyuma y'ubushakashatsi bwimbitse. Nari nsanzwe mwemera mu bushakashatsi, ariko nibaza impamvu Jean Paul avuze ibyo bintu. Ntabwo nari nagiye mu kiganiro uwo munsi, ariko nasabye ijambo kugira ngo munyomoze. Jean Paul arari inyuma. Okay, ari inyimye, ndabyihorera. Nyuma yaho numva ngo Jean Paul yatandukanye, nuko yasezeye mu Itahuka, noneho aza kwishyiriraho ikinyamakuru cye. Kuko nakundaga utuntu yajyaga akoraho ubushakashatsi, usanga turimo na informatif. Ariko rero uyu munsi ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 muri 2023 yongeye kugaruka avuga ati ejo narabivuze n'ubu ndabisubiyemo, ndemeza yuko Kajuga Robert namukoreye ubushakashatsi, nasanze ari wo mu bwoko bw'abahutu. Mu by'ukuri Kajuga Robert yaba umuhutu yaba umututsi, yakoze iki? Kuko ibyo yakoze n'abandi bose babikora, uwo ari we wese yabikora, biterwa na motivation afite. Kimwe ibyo yakoze mu Rwanda. Jyewe mvuka mu muryango w'abaporoso bari bakomeye mu idini. Abaporoso b'abangilikani bo ku Kigeme, kandi kwa Kajuga père na fils, nabo muri Kibungo, ariko abaporoso baraziranye. Aho dimwe icyo gihe bari baziranye, i Gahini no ku Kigeme n'Ishyogwe n'iki ni bimwe, babaga baziranye bose. Abantu batangiye muri za ntuza iwacu no kwa Kajuga bari baziranye.
ariko jyewe uwo nari nzi harimo babiri, uwo nibuka izina neza ni Huse yari umukiriya wa BRD, nari muri BRD kandi nari mu maporoje yabo nakurikiraga. Hari undi sinzi n'impamvu badakunze kumuvuga, wari icyo gihe muri 87 cyangwa n'umunani, yakoraga muri Ministère de la Santé. Twande uvukana na Kajuga, yari inshuti yanjye, twamaranye 3 semaines Abidjan muri seminaire. Nkuko n'intuza n'abantu twabanaga. Bon, ikibazo ntabwo ari aho ngaho, ntabwo ari aho kiri, ariko jyewe ndakubwira ko ndimwe nabanaga nabo, nzi abo ari bo, nawe yaranzi. Noneho ntabwo mvuze uwari unzi, ntabwo mvuze ko yari Kajuga Robert, ahubwo yari uwo mukuru we wakoraga muri Minisante. Ntabwo izina rye sinibaza impamvu ntigibagirwa, kandi ndamufite mu mafoto yanjye nasigaranye, ndamufite turi kumwe Abidjan. Noneho yewe navuye mu Rwanda muri uku kwezi kwa 4 muri 90. Ni ukuvuga ngo intambara yabaye nibereye i Bujumbura, niho nabaga, niho nakoraga muri 90. Ubuhamya ntanga burimo Kajuga Robert cyangwa se Kajuga Robert anyibutsa, bugizwe n'ibintu bitatu. Ndabivugamo umwamikazi Rosalie Gicanda baramwishe, nibyo, ariko yaragambaniwe na bene wabo. Ndabivuga, ndabitangamo, ndakora analyse yabyo, kandi Kajuga Robert abirimo. Ndavuga nk'umuhutukazi witwa Bunyenyezi. Ibyo nabyo byabaye muri 94, nagiye bya Gicanda muri 94. Ndaza kuvuga cyangwa mbari nabyo mbanzirizaho iby'urupfu rwa Ndadaye. Ibyo byose uko ari bitatu, Kajuga Robert abirimo. Nimvuga kuko ariko ntangiye ibya urupfu rwa Ndadaye, ibintu ndabishyize kuri video kuri YouTube kugira ngo bijye muri record. Nari mfite mukuru wanjye w'umwamama wacu, ba mama bavindimwe, ba data baratandukanye. Yaje kunsura avuye i Kigali mu cyumweru. Ndadaye bamwishe ku wa 6 mu gitondo. Uwo
mukuru wanjye yari yaje iwanjye, yari yahageze kuwa mbere, ndabyibuka. Twarahuye gutya uwo munsi, ariko ntitwaganira. Noneho yaraje iwanjye, sinibuka niba yari yaje mu masaha ya saa sita. Gahunda zanjye yabaga azizi, ntabwo bwari ubwa mbere yagize gute. Noneho twumvikana ko tuza kuvugana nyuma. Sinari nzi gahunda ye, sinari nzi uko yaje. Noneho kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, noneho namaraga kukajya ku kazi, kuva ku kazi saa 12 niho twatahaga. Hagati ya saa 12 na saa 2 nabaga ndi hanze nganira n'abandi badiplomate b'i Bujumbura turiwe dusangiraga. Saa 2 nabaga nageze mu rugo ntashye. Uwo mugabo narindaga ndyama atarataha. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa kane. Noneho kuwa gatanu mu gitondo ndavugana, ariko uyu muntu ko amaze icyumweru hano, amasaha ye yirirwa hanze, agira gute, reka mubwire ku mugoroba ye kugira aho ajya, tujyane tujye gusangira, tuganire, mve n'ibintu amaze ukuntu tutabonana. Noneho mvuye muri shambure, ngiye ku kazi, ndi bunyure ku meza, mfatiye icyo ndya, ngende ku kazi. Noneho ngenda nyura mu cyumba cye, ndafungura kugira ngo mubaze, mubwire ye kugira gufata gahunda ituma ataha amasaha akuze cyane. Noneho tuze nanjye tugende twicare hasi, dusangire, tuganire. Mfunguye nsanga ari kumwe mu buriri bumwe n'undi mugabo. Noneho se kandi ibi ni ibiki? Uyu ntabwo muzi, ari iwanjye, ntimwambwiye, ni muntu ki? Arambwiye ati, uyu ni garde du corps wa Kajuga Robert. Ndazi ko aziranye na Kajuga Robert. None se garde du corps na Kajuga Robert ahangaha ni ibiki? Arambwira ati, burya nahuye nabo, ari kumwe na gurupe y'abantu bari baje ino, baje ngo gushyingira umuntu w'inshuti yabo muri gurupe imwe, noneho kumusabira. Noneho bambonye mu Bujumbura, barambwira bati, turakubonye uri mukuru, kandi turakeneye umuntu tuvugira amagambo, none wowe ntuzongera kuducika, birangiye. Okay. None se aza hano gute? Ati, Kajuga yari adupfanye, noneho yagize indwara, bya bindi byihuta, yagize gute, nabi cyane, tumujyana kwa muganga, bamujyana muri hôpital militaire.
hopitali militaire, interahamwe i Bujumbura bayijyanye muri hopitali militaire. Rero ibintu murimo mumbwira jyewe si ati hanyuma uyu nguyu yashatse kumugumaho, baramubwira bati no, bati turamwiyokipa, ntabwo ameze neza ku buryo hagira undi umwegera w'iki n'ibiki. Ati ibi ni ibintu bikomeye, nta kibazo, wowe igendere, turamugumana kandi ari en sécurité. Interahamwe ivuye mu Rwanda ije i Burundi, bayijyanye en sécurité muri hopitali militaire. Ntabwo muri bamubwira ibyo. Noneho anyway, ibyo tubyihorere. Uyu munsi niyemeje yuko nawe umuzane, ndabajyana muri restaurant tuganire, tugiye gute nimugoroba mu saa 2 n'igice, muwe muri hano mu rugo, ndaza mbafate tujyane. Noneho mbafashe ni babiri, turagenda. Nagendaga ndeba utubari, nafepa utubari, restaurant twisoneye, nashoboraga n'ubundi nakundaga kujyamo ku mugoroba. Aho ngiye hose nsanga bafunze, aho ngiye hose ngasanga bafunze. Saa 5 i Bujumbura akabari kafunze, aho ngiye. Noneho bageze aho baraseka bombi, ese ni biki? Baterega bati bari ni bene wacu bahanyuze, bene wanyu na zane bari abari groupe y'abantu bageze nko ku 10. Interahamwe zironze z'abatutsi gusa, bari bavuye i Kigali baje guprepara coup d'etat yari iteganijwe i Bujumbura. Ibyo nabimenye nyuma, kera igihe byarabaye. Noneho hari ahantu navuze nibo, noneho turajya kurya ibyo mu rugo, nta kundi. Hari aho twanyuze, tuhageze usanga barimo barirukanka, bitese n'ibita aho ngaho. Ati turimo turashaka guhunga abantu abanyarwanda batarahagera, babimena. Rero ndaseka, oya, ntabwo bari bubimenereho abo banyarwanda, bamwe ni abangaba, ntabwo humura duhe ibyo turebera ahantu hagize twicare. Nuko umwe simuzi, ariko urumva niba yari garde du corps, ni ukuvuga ngo yari nk'ingagi nyine. Undi we ni mukuru wanjye, nta kibazo nari mfite kuri ibyo ngibyo. Ariko icyo gihe kugeza ubwo ngubwo ntabwo nari namenya umukino barimo. Bon, baraduha, turarya, turaganira, bambwira ko aribo bateza akaduvayo muri uwo mujyi i Bujumbura. Donc aho banyuze byarangiye. Icyumweru cyose cy'igihe cy'icyumweru Ndadaye yapfiramo, nta kabari kashoboye gufungura nyuma ya saa 2. Dahera byaranakomeje kuko couvre-feu bahise bayifata bamaze kwica Ndadaye, kugeza sinibuka igihe byarangiriye. Noneho rero Ndadaye ubwo turangije turataha,
tugeze mu rugo abahungu bajya kuryama, nanjye njya mu biro byanjye mu rugo ndakora. Bigeze saa munani y'ijoro urugo rwo kwa Ndadaye bararuturitse. Umuntu wa mbere numvise watatse kandi akavuga ikibaye ni umuzamu wanjye w'umututsi. Aravuga ati kabaye nyine ubwo birarangiye, amenya ko barashe kwa Ndadaye kandi ko kudeta ibaye. Ari hanze uko ndagenda bwinesha murimo murasinzira muragona ati nibikize. Bansubiza icyarimwe nkaho bari bagikanuye kandi nari maze igihe ndi mu kazi. Ndababwira en fait reaction nabonye isa naho ibyo bibaye barimo bibaye babizi. Bon voilà, ubwo bibaye kuwa gatandatu Ndadaye baramwishe gitondo, bamuvanye muri iryo joro, bamuvanye iwe bamujyana muri ka militaire. Noneho aho bamwiciye Kajuga Robert wari urwariye muri hôpital militaire udashobora kubonana na garde du corps iwe, indege ya Air Rwanda yari muri icyo gitondo intuza Kajuga Robert ubanza na garde du corps kuko ntongeye kumubona, bahise batashye mu Rwanda, batashye bivuga umuntu wari urwaye udashobora kubonana utagize gute. En fait Kajuga Robert niwe warangije Ndadaye, yanamwishe nabi ku buryo Ndadaye atashobora kugaragara muri ntuza no muri cercueil no muri iki, ntibigeze bamwerekana, bashyizeho ifoto ye kuko bari bamwishe nabi cyane. Kandi icyo gihe no muri aho intuza nyakubahwa umukuru wa FPR nyiricyubahiro yari ari aho i Bujumbura muri iyo camp. Robert yari arimo na Kagame bari muzarebe ikinyamakuru cyitwa Africa International cy'umukameruneze witwa Marie Roger Birowa yaranditse ku bya Kagame na kapiteni Barire. Umukapiteni Barire yakoze intuza y'uko byagenze, nuko yaje yatanze raporo n'iki urupfu rwa Ndadaye, yari ahari, yari yaje kubavertisa y'uko bari bubikore, arabitanga. Ibyo hari n'umuminisitiri wambwiye ati ibyo bintu uko byagenze twari muri Kigobe tubona agapapuro kajya kwa perezida. Donc uwo mugabo yagatanze, abo bantu baraye mu bisambu bagize gute abaminisitiri n'abaki bose, ibyo byarabaye. Kagame yari arimo, Kajuga Robert yari ahari, interahamwe yari bazanye nabo b'abatutsi bose. Uwasigaye iyo Bujumbura
muri abo ngabo batumaga banyanyagije abantu icyumweru cyose. Uwasigaye mu Bujumbura icyo gihe ni mukuru wanjye, twari turi kumwe, yari ari iwanjye, ariko nanjye ubwanjye sinari nzi, ntabwo yigeze ambwira icyamuzanye, gahunda ye yarayikoze, naje kumenya nyuma byarabaye. Jean Paul, niba umbwira ko Kajuga Robert ari umuhutu, nakubwira ngo abantu yazanye nabo bose ni abatutsi gusa i Bujumbura ku gihe cya Ndadaye. Kuki atazanye ba Mpamo n'abandi no, gahunda yari ije bari yo kwica Ndadaye, kandi ntabwo bari kwica Ndadaye n'umuhutu. Cyo ni kimwe. Umwamikazi Gicanda, igihe umunsi umukuru w'igihugu Theodore Sinikubwabo amanuka ajya i Butare gukangurira abanyabutare gukanguka, nyine gukangukira urugamba. Iminsi 3 mbere yaho, Kajuga Robert n'interahamwe ze baramanutse, bahageze mbere i Butare, babwira abatutsi bamwe, arababwira ati tugiye gukora, nimuva aha. Barahise bahaguruka, uwo munsi bahise bahaguruka bazi Bujumbura. Naje kumenya babiri muri bo i Butare mu mujyi, babiri muri bo baraje, ni famiye ebyiri, noneho baraza bajya mu nzu imwe nini ibakwiriye. Bukeye bwaho umurundi nyiri inzu aza kubareba, ahageze arabareba bose, bagombye kuba ari inzobe, agiye kubona abonamo agahungu k'agakara k'imyaka 8 hafi aho. Akareba asanga ntigashobora kuba ari agatutsi, atari ko mbona musa naho uyu mwana n'uwanyu. Noneho barabumvira bati ati n'abana ari kumwe na karumuna ke cyangwa gashiki ke sinibuka, ati n'abana inshuti zacu, ariko uriya ntabwo ari umututsi, uriya ni umuhutu. Umurundi arababwira ati amafaranga mwari mwampaye se avanse y'amezi 2, mufate amafaranga yanyu mvire mu nzu, nta nzu yanjye ishobora kujyamo umuhutu n'ibishoboka. Nabimenye umuntu yifashe mu ntuza ati noneho si ubu ndajya heko banyirukanye. Noneho jewe aho naze kumenyera nuko umuntu yabonye ibibazo afite, amenya yuko ari uw'iwacu. Noneho haraza arambwira ati hari umuntu w'iwanyu ugize ingorane, ushobora kugira icyo wamufasha, ndabizi ufite ubushobozi. Ndagenda ngiyeyo nsanga niwe. Noneho bose ndabazi, ntese bite, ati baratwirukanye none ntabwo tuzi. Wakoze amakosa rero. Bon, abo bana mwita bakora abahutu mubame,
ndabajyana, nanjye mfite ikizu kinini ndabashyira aho ngaho, kandi nta mwebwe iyo miryango yanyu muyisepare, umwe afata inzu ye undi afata inzu ye, ariko muve muri aka gace kuko aho mwajya hafi aho ngaho barabirukana. Mbajyana mu gace kanjye tuba aho ngaho, ntacyo babaye kugeza igihe intambara irangiriye. Ahubwo mu kuganira yarambwiye ati hari abana banjye b'abakobwa bakuru n'abasizi, batubwiye inkuru yo guhunga badahari. Ubu ngiye ku muhutukazi Bunyenyezi, noneho dukora ibishoboka, tujyana abahari n'abo bandi, turafata urugendo, dufata urugendo rumwe, bafata imodoka imwe, bagira gute, baragenda barazi Bujumbura. Noneho ba bakobwa baje bumvise ibyabaye, bahungiye kwa Bunyenyezi. Bunyenyezi niwe wabahishe igihe cyose. Intuza ibintu byagiriye kuva ise w'abo bana yagenda na nyina n'abandi bana bose babaye kwa Bunyenyezi. Bunyenyezi n'umugabo we babasize mu nzu yabo. Ntacyo babaye, nta complainte n'imwe, ahubwo twebwe w'Ibujumbura twari dufite impungenge. Nuko intambara irangiye, babandi barataha, bageze i Butare basanga ba bana b'abakobwa nibo babakira. Batese bite, batwara ati twasigaye mu nzu yo kwa Sharon, ntacyo twabaye. Ubwo ibintu baratangira bariyesara, bagira gute, ariko ibintu bimwe bikabura mu Rwanda. Wa mugabo aragaruka aza kugura noneho ibintu, noneho aradusura, ese abana baje kuboneka? Ati abo bana rwose, ati nta kibazo, ntacyo babaye, nta wagize ntuza, ati basigaranye umuntu yarabakiriye, bambwira uwo ari we, nta nubwo jyewe nari nabazi. Sharon ntabwo nari muzi, nyina yari ntuza muri politiki, nari nzi izina rye ariko nawe ntaramubona. Ahubwo nza kumenya gufata gusa, niyo bagiye mu nzu yo kwa kanaka, nuko nta kibazo. Naje gutangazwa nuko nyuma yaho wa wundi wabakijije ahubwo bagiye kumurega ngo niwe ntazi ibyo yabakoreye. Ubu ngubu ngo arafunze. Uyu ababyeyi b'abo bakobwa bahungishijwe na Kajuga Robert. Kajuga Robert yabahungishije kubera ari Abatutsi, ntabwo yahungishije abandi, kuko iyo aza kuba Umuhutu, i Butare hari Abahutu bashoboraga bari bakeneye ntuza
nk'abahutu bari bafite abatutsi muri ntuza, ntabwo byari byoroshye. Butare kavukire k'i Butare tuvuge, ariko yafashe abatutsi bakomeye b'abacuruzi muri ako gace, abari babwira n'ababongoreye, ku buryo yababwiye ati nimutinda hakagira ikiba ntimuzambazwe. Uyu bunyenyezi arazira ko yaba yarafite iyo nzu, sinzi niba azongera kuyibona ukundi, iyo yabahishemo. Noneho njye ku cy'umugabekazi umwamikazi Kajuga Robert washoboye gucikisha abatutsi. Ndabazi amazina ndimo abo nahuye nabo, kandi hari n'abandi bari hirya no hino. Jyewe nahuye n'abo ngabo kubera ikibazo bari bafite specific, ari abo ngabo ari nabo hirya bandi babwiwe, baciriwe isimu na Kajuga Robert, ababwira ati nimutinda gatoya akagira ikibaho, amaraso yanyu ntazambazwe. Yagiraga inama bandi. Araje abwiye abo ngabo ati nimucike, nimugende muva aha vuba, kuko ibintu tugiye kuhatwika. Kwaho ngaho hafi yaho ariho hari Gicanda. Kuki Gicanda? Niwe bashaka wica abatutsi, kandi niko yababwiraga. Ntabwo numva umututsi wari ubabaje, wari ukeneye gufashwa cyane kurusha Gicanda. Niba yaravuye i Kigali akaza kubwira abo ngabo b'abacuruzi, kuki atabwiye Gicanda kandi azi ko ari umututsi? Ibyabaye kuri Gicanda wavuga yuko Kajuga Robert atabifitemo uruhare? Uravuga Jean Paul uti ntabwo inkotanyi zari zifite gahunda yo gukiza abatutsi. Uretse abo ngabo bacikishijwe na Robert Kajuga, kandi ntiwabimpakanya kuko jyewe narabakiriye. Ntabwo bari abatutsi, ni initiative ya Kajuga Robert, ariko ntabwo yari iya Kagame. None se Kagame na Kajuga Robert ko bari kumwe i Bujumbura muri umwaka ubanziriza, nta nubwo ari umwaka, n'amezi 6 cyangwa
nk'ayo ngayo. Yashoboraga kuba Kagame yari ananiwe kubwira Kajuga ati uzancikishirize mama wacu, dore ko bagomba kuba aribyo mama wacu uzamucikishe. Yabwira Kajuga Robert ashobora gufata inisiyative yo gucikisha abantu, nta nubwo mbona relation afitanye n'abo bandi, ndetse niba ari iy'amafaranga cyangwa yarabambuye ukundi, ariko nta batutsi yacikishije. Asiga umwamikazi, kandi umwamikazi nyina wabo wa Paul Kagame. Jewe ibi mvuga mbihagazeho kuko abo ngabo baje narabafashije muri mpuza nyinshi i Bujumbura, bahunze. Abo batutsi bahungishijwe na Kajuga Robert, ariko i Butare aho yabacikishirije ni naho ndakeka, ntabwo nzi neza, ariko Gicanda nibaza ko yari atuye muri hafi ya Eveshe cyangwa se muri iyo ntuza. Kajuga yari afite imodoka. Abo bantu yagiye yabwira i Butare, nta kuntu yashoboraga kutabwira, atari ku yindi, kutabwira umwamikazi adafite iyindi konsigne. Ibi byose ariko biragera aho nashakaga mu buhamya bwanjye, icyo nashakaga kubwira Jean Paul Turayishimiye, naho kukubwira ngo famiye ndayizi, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko kanaka ari umututsi cyangwa atari umututsi. Ariko uwo mukuru wanjye wari waje kunsura, afite ntabwo yari yaje kunsura, kandi yari muri gurupe yabo, kuko bari muri gurupe imwe n'ubundi politiki, bari baziranye. Yarambwiraga ati turi kumwe ni garde du corps wate. Uwo nguwo uko bari baziranye sinakwirwa nabimubaza, kuko ni abantu les famille zari ziziranye. Ikibazo jyewe mfite ni mission yajemo kudestabiliza système yandadaye i Bujumbura, kumwangisha abaturage b'i Bujumbura, abantu ntuza byose, mbere y'uko bamwica. Hanyuma mu kumwica akirwaza, akajya ahantu badashobora, abandi abo bazanye bose badashobora kugera, ndadaye bakamwicira ahantu muri iyo inkotanyi zivuye muri FPR zaje zijyamo,
aho ni ka militaire n'ubundi bamujyanye muri hopitali militaire, yarasohotsemo afata indege. Kandi ubundi ndagira ngo nkumenyeshe yuko nta munyarwanda wari wemerewe kwinjira mu ndege ya Air Rwanda cyangwa se ya Air Burundi uva i Bujumbura ujya i Kigali. Cyari yari ufite wagombaga autorisation spéciale. Iyo autorisation spéciale nayisabye kabiri kubera imirimo nari ndimo. Kajuga Robert niyo yagiyemo atari muri Brancard, atagize gute, n'umukozi we bagiye bemye bagira bamaze kwica ndadaye. Urashaka kumbwira wowe ko umuntu wari muri operation i Bujumbura avuye i Kigali agahura n'abavuye mu Nkotanyi bagahurira mu kigo ka militaire kamuha bagahuriramo, agasohoka nta ugize icyo amubaza, akajya mu ndege ubundi agataha ntawe hatagira ugira icyo amubaza. Donc operation yayirangije, nta murundi wakoze ibyo ngibyo, ni umunyarwanda bamuretse nawe aragenda aragira. Uwari urwaye agenda avaho yigenza, abasigaye bose nabo barazimira baragenda. Ukambwira ngo iyo ku yakozwe n'umuhutu hamwe na Kagame? Ntabwo ari byo Jean Paul, ntabwo mburana ibyanditse ku ndangamuntu, ndareba ibyakozwe. Uzarebe icyo kinyamakuru cya Africa International cyo muri 98 ndakeka, aho Barera avuga ukuntu Kagame yari Bujumbura kirya gihe. Ariko nanjye nari mbizi mbere yuko byandika, kuko abaminisitiri bamwe twarahuye, abari mu Kigobe icyo gihe Barera atanga message, twarahuye turaganira tubwira ati twebwe message ahubwo twarimo tubwira Perezida wa Repubulika ati ibintu twumvise ati soyez tranquille, Bikomagu yambwiye ko ari buze kubihosha nta kibazo. Bikomagu ntekereza dayeri ko kuba kumenya amakuru nk'ayo ngayo aricyo yaba yarasize urupfu rwe nyuma yaho. Niba Kajuga yarapfuye, nabyo kuba yarazi ayo ntuzashobora kuba ari byo yazize. Uko niko gusa ibimenyetso babigenza. Ntabwo Kajuga Robert yashoboraga kuba umuhutu ngo akore ibyo yakoze i Bujumbura. Iki mu Rwanda ni ibindi nabyo, kandi wabireba neza. Ibyo yakoze i Bujumbura, jyewe ndakubwira ngo mu nzu yanjye niho ntuze yahamaze amajoro 2 byibura. Akaryo gikoro wa Kajuga Robert
kubera ko Kajuga Rubere yari arwaye bikabije bikomeye atabonanaga, ariko yagiye gucumbikirwa kuvurirwa muri hopitali militaire. Nyamara ibyakozwe nyuma byakorewe muri ka militaire. Ibyo indangamuntu ndabivuze, iby'indangamuntu abazihinduye muri 59 wabivuze, ariko nanabivuze mu kiganiro cy'ubushize. Navuze yuko indangamuntu kuzihindura muri 59 nta nubwo ari ukuzihindura mu by'ukuri, kuko abari banditswe ko ari abatutsi bari bake cyane, bari abatunzi nyine. Abasigaye bose bari abahutu. Byarashobokaga yuko umuhutu n'umututsi bashobora kuvukana. Mbere yuko bakora rusansuma ijyana yerekana abatowe n'ibyo byose, ntabwo amabuku yakorewe ubwoko ubu ngubu Hutu-Tutsi. No, burya Hutu-Tutsi ntabwo ariyo, si cyo bashakaga kureba. Muri Hutu-Tutsi bashakaga kureba uratunze, ni kimwe n'iyi ntuza n'ibi byiciro by'ubudehe. Ibyiciro by'ubudehe ntibareba ngo uri umuhutu cyangwa uri umututsi cyangwa uri umutwa. No, bareba niba uri icyiciro wowe urimo, kugira ngo barebe niba amaboko yawe n'aya kanaka areshya, mushobore kugira. Ntaramukanya ayo atareshya. Niko byari bimeze. Niba utari umututsi, niba utari umututsi, ntabwo washoboraga gusangira inzoga n'umututsi kuko ntimureshya. Donc niba wari utunze undi uhatswe kwa kanaka, ntimwashobora kwicara hamwe. Ibuku ryarebaga niba utunze uri umututsi, niba udatunze uri umuhutu, niba uri nyakujya uwo mutwa nye. Muri 59 niho haje amatora, hatangiye ibyo kwiyandika. Noneho ba bandi bari barigize abahinza cyangwa se abatunzi n'ibiki byose, basanga nibakomeza kugenda gutyo batazabona amajwi. Noneho ba bandi bose bari baragizwe abatutsi baragizwe abahutu, barababwira bati no, en fait bagenda babasiba, kuko muri ntuza ni rosansoma bayikoraga n'abo ngabo nyine, ntabo batunze. Noneho bakagenda bavuga bati okay, wowe uri ntuza. Babikorera kugira ngo bazabone ababatora. Bakubwira bati uri umututsi, uri umutunzi, uri iki, wabaga ushyizwe ugiye hejuru muri ntuza. Donc niko muri za 50 ntuza abantu bagiye bahindurirwa ubwoko. En fait si ubwoko bwari Ubusinga, Ubunyigi, Ububando, Ubuhawu, Ubukono, Ubuki. Ubwo nibwo bwoko
bwagombaga kujya mu ndagamuntu. Noneho kubera ko bagombaga gusorera umwami barabujije bari baraciye uburetwa, gukorera za shigo n'ibyo byose, bati umwami bamukorera, abazungu bamukorera umusoro. Noneho bavuga ati aho kugira ngo mukubite ibi bakorere kuri ntuza uburetwa ibiki byose, bajye batanga umusoro. Noneho uwo bagomba gusoresha n'uwuhe? N'utunze, ni ukuvuga nde? Umututsi. Utunze bazabimenya gute? Bazareba ibyo ufite, inka ufite n'ibindi bavuga bati umutungo n'iki, byajyaga ku ibuku. Noneho byajya ku ibuku bakavuga bati wowe uri umututsi, uri umutunzi, undi wapi ntuzasora. Nguko abantu bashoboraga gutandukana, bari bavukana, cyangwa se abana ba kanaka, bamwe bakaba abahutu abandi bakaba abatutsi. Ntabwo ari ukubera ngo barebaga ngo kwa kanaka mwene kanaka agira gute, agira amazuru cyangwa iso nziza cyangwa no. Ibyo ntabwo ari byo amaboko yakorewe. Amaboko yakorewe kureba umutungo. Ngiyeho aho ibintu nafete baje kugenda babigorora, babijyana muri iyi nzira byafashe nyuma ya 60, inyuma ya 59, 60 n'ibiki byose. Abantu bashyikiye ingoma ya cyami iciwe, hari abantu amfete bahemukiwe, kuko abantu bashyizwe mu batunzi, mu batutsi batari barigeze bajyamo. Noneho bamara kubajyamo, amatora akerekana ko ingoma ya cyami ivuyeho, ba bandi bari barashyizwemo ku ngufu amfete bararenganye. Babanaga n'abahutu, n'abo bahutu bose ari abahutu, ari rubanda rwa giseseka, rubanda rugufi, bose niko byari biri. Noneho amatora aza kubazana kugira ngo bashyigikire umwami, birabananira. Umwami asanga imibare bari bakoze ntabwo yariyo. Noneho babandi basanga babura, bavuga ati mwagiye hariya, none nimugumeyo. Ibyo byadivije sosiyete nyarwanda cyane, ahubwo n'abatsinze revolution bagomba kuba batararebye kure, kuko hari abantu bishwe abatutsi batazi naho ubututsi buturuka. Ubwo rero jyewe mu by'ukuri navugaga nti abanyarwanda nibareke kujya impaka z'ubututsi n'ubuhutu, kuko odepu ntabwo biriya bintu bifite sansi. Kuvuga ngo byariho ngo none amateka n'ibiki, ntabwo ari amateka, ni amateka bakoze nabi. Ntabwo amateka yakoze nabi yagombye kuba indangamuntu y'abanyarwanda. Ntabwo ari amateka ariyo yacu. Ndabivuga, nzongera mbivuge,
amateka yacu, niba uri umunyiginya bumunyiginya, niba uri umusinga bumusinga, niba uri umutsobe w'umutsobe, umwega bumwega, niba uri umukono w'umukono, niba uri umugesera w'umugesera, umubanda w'umubanda. Ubwo ni bwo bwoko. Ubw'ubuhutu n'ubututsi ni iby'amashitani byazanywe na Ryangombe. Bireke bizajyane na Ryangombe. Nimutabireka ngo bijyane na Ryangombe, bizabagabanya, bizabica, bizabatanya. Nta cyiza kibirimo. Ariko icyiza cy'amoko byose bitangira mu kuvuga ukuri. Nibakomeza kubeshya nk'uko bagiye babeshya buri gihe, aho bagiye hose babeshya, aho bagiye hose bagakubitwa, bagatsindwa, bakagira gute, ibyo ni Ryangombe uba wagiye mu Ryangombe. Ni shitani. Iyo ukoreshwa na shitani, ntuza ikinyoma buri gihe. Ikinyoma ntabwo gihabwa intebe igihe cyose. Ukuri kugikurikiye kirazira. Nimwihakane Ryangombe n'ibyayo byose. Nimumara kwihakana Ryangombe n'ibyayo byose, ubuhutu n'ubututsi bizacika, kuko ni ikinyoma kijyana nabyo, kijyana na nyiracyo. Murebe neza, murasanga ukuri uko kugenda kwigaragaza. Ni muri gahunda y'Imana. Gahunda y'Imana, Imana niyo irimo ishakira inzira y'Abanyarwanda. Ukuri ni ukuri. Ukwanga agume muri iyo ntuza ye, ariko Imana yatuboneye inzira. Tugarukire Imana, tuyisenye, tuyishime, kandi duhane imbabazi. Jyewe nanze kurarana iki kinyoma mfite ni ikibazo, ni ibibazo namuhaye situation, ambwira ukuntu umuntu navuze mu buryo butatu ashobora kwiroturuva muri ntuza yabo we aba amufatamo. Nasanga agifite ukuri, agifite rezo, tamye puruwi, jyewe ntabwo nzava ku izima. Nibyo. Mugire umunsi mwiza, murakoze, kandi mugire ibihe byiza by'icyunamo.